ikunda rya Kanimba TV. Bantu mudukurikiye hari ikintu nshaka ko mumenya. Ikintu nshaka ko mumenya, uzarebe iyo umugabo ari mu rugo bamukunda bakurikije uburyo afite amafaranga. Nuko rero iyo afite amafaranga aba afite uburyo bamwemeramo, niyo atayafite hari n'uburyo baba bamutwaramo. Okay, muzabibona. Wasinziriye aho ngaho koko usoko zibarenga bakuremo inkweto kangu kabyahiye kibaye ikigoryi noneho wala takibaje kiguye ngo ubundi ubukoko iki kigabo igenda gishakiye ubungubu kiri ubu ntabwo kibona ukuntu umuntu aba yashonje koko. Akumana igenda mutegerereje kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Akumana gushaka nabi, gushaka umugabo ukennye umva ni bibi ku buryo mbonye umugabo murusha amafaranga nahita mutanga nigenda. Urazi nk'ubu niboneye nk'igisore gifite amafaranga umva nahita muta nkigenda nkamusigana n'ibyana bye nk'igi uretse ariko mana mubonye umva mubonye namwica uriya mugabo utajya uhahira urugo birabyana barakigenda hano ari mu buriya kizi ko bari abana bakize bazatunga ako mugore ushaka kuzampambana ubugingo koko umva rero abana basize hariya uzi yuko igihe waherewe umugongo wawe umugongo wawe uhinduye ugushye koko ubona ibintu biza umva inkono uzazirya bibina nabi urabona urubona nagereza ahubwo ngiye kuzaruta nigendere rero nigira kubana nabi birandambiye wazanyica umva uyu mugore rwose ubundi muri guca mumundeke iswa nzamwicisha ubwira buri mwese muceceke mbabaza ubundi muri gupfa iki uyu mugore se sinyoko uyu nguyu wigize ishyano ako nawe urananiranye reba maze iminsi itatu narya umva akundi mama bimeze gute mureke rero mbabwire bana banjye iswa yadutse bitono cya kare nari nigiriye kwicira inshuro arambwira ngo hari ahantu ari guteganya amafaranga none guhera mu gitondo kugeza nimugoroba ibiryo ntibiraboneka ubusa tuzabaho dute tunababwiraga nyine ngewe undi umukire hari ibintu mba ndi kubateganyiriza byinshi ngewe undi ndashaka ntegereje ko mugira imyaka 18 y'ubukure wewe nkahita nkuye ikibanza uri kumva nk'umuntu w'imfura yanjye nyine imfura yanjye weho nawe wewe uracyari mutoya ubu uyu nguyu yaragukuriye wewe nzaguha nk'imodoka izajya ikujyana ku ishuri kubera ko urakiga uyu nguyu wararayarangije uyamaze no kuba umusore kigaje kumuha ikibanza nkamutekesha akanubaka akazana n'umugore wewe umaze kuba umusore nene si papa ko nayo nyine amafaranga yo kugura amakayi ko badutumye amakayi 20 you know so anyway amafaranga amakayi 20 nge n'ubundi natekerezaga ko nzaguha amakayi nka 40 kugira ngo ubwo bubazo bw'ubuntu bwo ku ishuri nyine muba mukeneye bwose buzajya uruhande rumwe ntuzagira ikintu na kimwe ubura mwana wanjye ubwo nashaka kumenya n'uyu mukuru wawe ibyo yaba akeneye kugira ngo tubyarenjinge neza tubishyire mu buryo tubivane wowe ubwo waba ukeneye iki ako papa nyine imodoka rwose waba ushaka nk'ubuhe bwoko iyihe marike buriya hari ukuntu ziba zinarutanwa waba ushaka mu buhe bwoko njye nishakira V8 nyine V8 yo gukoresha hoya n'ubundi nabiteganyaga mu bintu nteganya nawe erega nk'imfrange mbagupangira ibintu byinshi byiza by'ingirakamaro ku buryo uzajya uvuga ati ndi mwene rukangura mwene rukangura wabyumvishe nawe mu bintu byiza mba ngufitiye buriya nubwo nsabye V8 buriya ndarebye n'ukuntu uri imfura yanjye ahubwo wewe nzakugura yitwa Barabasi nizo zigezweho Barabasi nizo zigezweho niyo nzakugura rwose matwe kugira ngo nume satani reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga amasengesho kwita satani urimo satani jina satani fita ngo satani aho uzawisa amasengesho satani ari muri kwa jina la Yesu mundebere umuntu Jesus Kasongo yeye Mombali nanga
Kasongo mbona wewe songa libala oh yeah. Akomanda ingegera yasinziriye hano twabwira tukanaburara ahe ubu naje kubitaba mabizi nkigende ubu ni se nkuyamaze ikikogo nkuyamaze wamboneye gushaka niba uri umusore ndakugira inama gutazigera utari umugore Kasongo mbona wewe basore banjye mukurikiye rya Kanimba TV rwose nimureke dushaka amafaranga kuko udafite amafaranga nta muntu umukunda usibye nyina wenyine